Ndagira ngo nkwereke akantu kari bukwigishe byinshi, waba uri umukobwa cyangwa umuhungu, ndagira ngo nkwereke akantu kari bukwigishe byinshi. Dutangiranye agastori kacu gatoya, ubona ko hari abantu bari kwambuka umupaka ndetse bakomeza rwose binjira mu gikamyo bihuta kugira ngo polisi itabafata. Nuko ako kanya bari umusore witwa Daniel, ako kanya akahita aba afite umugore, aba arwaye, nguwo ubu mubona mu mazi, ndetse aba afite n'umwana. Nuko akahita abwira umugore ati ndagusize rwose, we ntabwo twabana uri igicumba, ngiye kujyana n'uyu mukobwa, niwe uzambera umugore ko niwe muzima. Bakahita bambuka, bakahita bihuta bagasiga wa mugore mu mazi. Uwo mugore bamwita Maria ndetse aba afite n'umwana, gusa aba ari kugendera mu kagare gusa kaba kafashwe mu ruzi. Ese biraza kugenda gute? Bano bahita bihuta cyane bakabafungirana muri cya gikamyo, ubundi bwo bakahita bigendera bagasiga Maria ndetse n'umwana bari gusakuza aho ngaho, ari kuvuga ati kuki munsize, ntabwo mwabinkora, ese ibi ni ibiki munkoreye? Akarira cyane, akagerageza gushaka uburyo ava muri aya mazi, ariko ntibikunda kuko aba afite n'umwana. Ako kanya agerageza kuva muri ayo mazi, ariko aba yafashwe mu mabuye, ahubwo rya gare kahita rigwa mu mazi. Mu ndore noneho ese biragenda gute? Nuko ako kanya wa mwana aramuzamura hejuru mu kirere kugira ngo we ataza kugwa mu mazi. Abantu bose bacikanye na wa mugabo wiwe Daniel, kumbi baba bari kugenda bavuga ati nta byawe, urata umwana kweri? Nuko ako kanya isoni zikamwica akavuga ati mwese ko mundeba mufite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo njye namwe dufitanye? Bakahita birebera ku ruhande bakamureka, gusa baba babibonye ko ibintu akoze atari byiza, bakahita batugarura kuri rwa ruhande rwa Maria ndetse n'umwana wiwe. Kumbi baba baguye ku nkombe. Gira ukurikira agafilme kacu, ngira akantu nkwereka ndetse karaza kukwigisha. Wa mukobwa ufite boyfriend wawe cyangwa se ufite umugabo, ndagira nkwereke bimwe mu bintu bigiye bitandukanye ndetse bizakufasha kumenya neza umuntu mugomba kubana uwo ari we. Kandi ndakwinginze kora subscribe dukomeze tubane. Nuko rwose wa mwana wiwe abageze ku nkombe ndetse nawe rwose ubona ko ari kwikura avuga ati mwana wanjye ndaje dushaka ubufasha, turi ko twava ahantu rwose. Ibaze kugira umugabo akaguta mu byago nk'ibi ngibi, noneho ku mupaka, nuko muri kwambuka umupaka akaguta mu mazi, we akigendera. Ese uwo ni umugabo nyabaki? Ese ni umugabo nyabaki udashobora gufata icyemezo cy'uko agomba gufata umugore we ndetse n'umwana yibyariye akaba yabajyanana, cyangwa se akemera gufata icyemezo kuba banasubirayo? Ni umugabo nyabaki udashobora gufata ibyemezo? Reka dukomeze turebe agafilme kacu turaza gusobanukirwa. Kumbi Maria akomeza kugenda yikurura kuko aba atagenda. Noneho yafashe umugozi akawuzirika ku birere, nuko agashyiraho umwana wiwe akagenda. Urabona gufata icyemezo cy'uyu mukobwa cyangwa se cy'uyu mugore, urabona ni icyemezo gifatika kandi ubona ko hari ikintu yakoze, ariko yemeye akafata ukuguru kwiwe akakuzirikaho ndetse agashyiraho umwana kugira ngo basi umwana we agende ameze neza. Ariko rwose ni icyemezo yagerageje gufata. Ako kanya bahita batwereka abapolisi baba barinda umupaka. Nuko ako kanya bari umukomanda akavuga ati wowe waciye ku mupaka gute? Nuko ahita ababwira ati nimumfashe. Ako kanya ahita agwa igihumure akagwa hasi. Nuko uwo mufanda akahita avuga ati uyu mugore nimumufashe ndetse mufate n'uriya mwana we, tugire vuba tumujyane kwa muganga, turi ko hari ikintu twamufasha. Rwose aba bapolisi bahita bihuta cyane, bakahita baterura Maria ndetse na wa mwana wiwe bakabajyana kwa muganga kugira ngo barebe ko hari ikintu bamufasha, kuko imbaraga ziba ari ntazo, kuko imbaraga ziwe rwose ziba zacitse. Ako kanya wa mugabo utwaye babandi yacoracoye abonye polisi ahita avuga ati rwose kanjye kuburira bari abantu bavemo bashake nabo bahunge, kuko ntago nabacisha kuri polisi. Ako kanya ahita ababwira ati tugeze imbere hafi ya polisi, rero buri muntu wese nacemo navemo ashaka inzira yapanyacamo. Ako kanya umugabo agatangira guteza
Akavuyo Daniel akavuga ati njyewe ntakwishyuye kuba uri bungeze mu mujyi, ntabwo nigeze nkwishyura kuba wangeze ahangaha. Avuga ati twe duhuye n'abapolisi, muvemo mugire vuba vuba mugende. Ako kanya bose arabirukana bakirukanka bagakurura imishwaro. Ako kanya muri ba polisi abari batatu bakahita bareba abantu bose birukanse bavuye muri ya modoka, bakavuga ati nimuhagarare. Abapolisi bakabirukaho bakagerageza kubirukaho, ariko nabo bakihuta cyane. Ese biraza kugenda gute? Ndagira ngo ukurikire akantu ku kandi, ndetse niba utarakora subscribe rwose yihangane ugerageze uyikore, kuko ahantu hazajya hacaho udufilime tugiye dutandukanye nk'utu ngutu twiza, udustori twigisha, ndetse wakuramo amasomo ahambaye ndetse ahagije. Nuko rwose bakomeza kwirukanka kuko baba bacitse umupaka, gusa bake bose bagenda babafata, abagiye baruha bose bakabafata rwose ati nimuze tugende, ntago mwancika, nimuze tugende. Bose barabafata bakabajyana rwose. Kumbi wa musore Daniel agera ahangaha akurira igiti, nuko umukobwa we bari kumwe bamwita Karen akavuga ati nzamura rwose nanjye batamfata, babarira rwose unzamure batadufatana rwose. Nuko Daniel akavuga ati gira vuba vuba rwose, shaka nawe aho ujya kuba, ibyo nge ntabwo bindeba, kuko umuntu iyo haterewe amagara hejuru buri wese asamaye. Ariko rwose Daniel aremera akavuga ati bafate uwo mukobwa njyewe nihungire. Gusa umukobwa kubera babanze kumutabara, umupolisi aramubwira ati wa muntu mwawe muri kumwe ari hehe? Akahita areba mu giti. Nuko Karen akavuga ati dore n'inguriya hejuru, kuko n'ubundi aba yanze nawe kumutabara ngo bazamukane bihishanye, ariko nawe nta miyaga amushyiriramo. Nuko Daniel ashaka gusimbuka ngo ahite yirukanka, akamanuka akahita avunika agasakuza, akavuga ati rwose mumbabarire n'ibiki bimbayeho. Ahita avunika ukuguru. Nuko bahita bamufata, bahita bagerageza kumufata nawe bakahita bamujyana ko yumva ukuguru kwiwe kudakora. Akavuga ati ibi ni ibiki koko? Bakahita batugara ku rundi ruhande, Maria aryamye mu buriri. Se ninde waba wamushyize mu buriri? Nuko ako kanya aryamye rwose aza gukanguka ari ahantu hasa nk'ari heza rwose, akibaza uburyo aho hantu yahageze, bikamucanga. Akavuga ati ahantu se nahageze gute? Ahubwo se umwana wanjye ari hehe? Umwana wanjye yaba ari he? Ako kanya wa mufande Disi ahita yinjira, aba ari mu rugo rwa wa mufande afite wa mwana. Akavuga ati tuza rwose, umwana wawe ndamufite kandi ari mu maboko meza rwose, wigira ikibazo. Ako kanya akahita Mariam akavuga ati urakoze rwose, ndagira nkubwire ko uwakoze cyane, ndagushimiye. Nagize ibibazo bikomeye, nagize ibibazo rwose, mfatwa muri ariya mazi, narindi mu kagare rwose. Atangira kumubwira inkuru ye y'ukuntu byagenze, ndetse n'ukuntu umugabo wiwe yamusize mu mazi akajyana n'undi mugore. Nuko rwose umufanda akavuga ati rega nanjye ntago nakwanga kukumva, kuko nanjye nari meze nkawe mbere, ndagira nkubwire story y'ukuntu nanjye ibintu byagenze. Ariko ako kanya Maria akavuga ati oye rwose ntago suko umeze uko wari umeze nkanjye, ariko byibuze njyewe nagerageje gufata umugabo wanjye basi ngo tujyane, nubwo ntari muzima ndi kimuga, ariko rwose tukajyana. Ako kanya wa mufande bamwita Patrick akagerageza kumubwira ati ufite umwana mwiza wo kwitaho, ntabwo ari ngombwa ngo wirukanke imisozi, niyo wamurera we wenyine ibyo bintu birahagije, ukareka kwirirwa wiruka ku bagabo ndetse badafite n'akamaro rwose, ufite umwana wakwiye kurera. Nuko Maria akavuga ati njyewe rwose nta kuntu nshobora kubaho. Ako kanya Patrick wa mufanda akomeza kumuganirira inkuru yiwe, ahita atangira kumuganira inkuru ari kwiruka ku gisambo cyamwibye amafaranga, yagira ngo yagifashe, avuga ati mpereza amafaranga yanjye, ikindi kigaturuka inyuma kigahita kimukubita rwose mu mugongo. Nuko kikamuvunira utirigongo, agasakuza ati ntabwo ndi kweguka rwose. Ariko ibisambo bikavuga ati n'ubundi wowe ntabwo wakeguka,
ubu ngubu gahunda iriho, aya mafaranga turajyanye nta nubwo tuzongera, ntabwo nubwo wakongera kutubona. Ako kanya basiga aho ngaho Patrick ari gutaka rwose, aba yambaye n'imyenda ya gipolisi rwose, nuko akajya ajya mu kazi ari mu kagare, bakamuzanira na raporo rwose ari mu kagare. Ako kanya hari umupolisi nawe winjiye aramubwira ati boss, ndagira ngo tukubwire yuko bya bisambo byagufashe twabifashe rwose. Ati rwose hari ikindi se mwabikorera ni mubifunge. Ariko Patrick akomeza kumubwira, gusa ikintu aba ashaka kugaragaza, aba ashaka no kubwira Maria nuko nawe yigeze kugendera mu kagare ndetse abitewe n'abagizi ba nabi. Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi nkuko nakomeje kugenda mbikubwira. Ako kanya rwose Patrick asuhuza umufanda akamubwira ati wakoze akazi keza. Nuko rwose Patrick aba arimo aramubwira inkuru y'ukuntu nawe yagendeye mu kagare, gusa Imana ikaza gukora ibyayo. Aba ari kumubwira yuko rwose nubwo inzira imwe biba byanze ndetse n'indi nzira ishobora kuboneka yo kuba yaguhorera ndetse ukongera ukamera neza. Rwose akomeza kumubwira ati nagira nkubwire yuko nanakuvuje, amaguru yawe rwose ari gukora, ubu ushobora kugenda nta n'ikibazo ukagenda. Nuko ako kanya bihita bimurenga disi, Maria bihita bimurenga akavuga ati ubu nabasha kugenda n'amaguru yanjye abiri, uzi ko ari gukora. Agatangira kuyabyinisha avuga ati ntabwo nabyizera, ese kubera iki wankoreye ibintu nk'ibi ngibi? Patrick avuga ati rwose wowe ntugire ikibazo, narebye mbona amaguru yawe yavurwa agakira, kandi nari mfite ubushobozi bw'uko nakuvuza rwose amaguru yawe agakira kandi ukagenda neza. Nuko Maria akavuga ati rwose ndagushimiye, sinzi uburyo nagushimiramo, ariko ikintu wakoze ni ikintu cy'agatangaza. Ako kanya Patrick akamubwira ati rwose nta kibazo kuba nagufasha, kuko nanjye ndabizi uburibwe bwo kuba utari kugenda, uri kugendera mu kagare ni ibintu nanjye numva ko nabibayemo. Nuko ako kanya rwose Maria biramushimisha, gusa Patrick anamubwira yuko rwose bagomba kubana ahubwo kuko nta handi hantu Maria aba afite ho kujya. Aramubwira ati wowe nta kibazo, tugomba kuba twabana niba bishoboka. Kanya bahita bamuhamagara ku cyuma akamubwira ati rero hari abantu twafashe bari barimo barambuka umupaka. Ako kanya kahita amenya ko rwose wa mugabo wa Maria bamufashe ndetse na bagenzi biwe bari batorokanye. Ahita amubwira ati ngiye gushaka uburyo njya kubareba, rero nshaka uburyo twabafungamo cyangwa se tukaba twagira. Ako kanya Maria ahita avuga ati ese birashoboka yuko twajyana ndetse bari abantu ukaba wabamfungira? Nuko ako kanya rwose Maria ibyishimo biramurenga kuko bafite n'umwana muto. Akavuga ati wa mwana we rwose Imana idukoreye igitangaza ndetse ntabwo twakemera kubaho nabi. Nuko ako kanya bahita bava aho hantu bakahita batwereka noneho wa mugabo ni Daniel afunze ari kugendera mu kagare. Ako kanya polisi ihahari, nuko Daniel akaza akareba akabona umugore we ari kwigenza, akavuga ati umugore mwiza, ese noneho byagenze bite? Badufungiye ahangaha badufashe. Ako kanya wa mukobwa ngo ni Karen akavuga ati uri umugabo w'ikigoryi, ni gute usiga umugore ufite umwana mu mazi ndetse utanagenda uw'ikimuga? Nuko ako kanya rwose Daniel akomeza rwose kuvuga ati akomeza kugenda abwira umugore we ati rwose n'umutima mwiza, ariko bikageraho bikaba iby'ubusa, bakahita bafata bakabafunga. Nuko Maria kuko we aba yamaze kwemerwa ndetse no kuba yabana na Patrick, akamubwira ati rwose we ntugire ikibazo, ngwino rwose nta kibazo, nzabafata neza ndetse nzabafasha. Disi Patrick aba ari umwana mwiza, nuko akahita abana na Maria ndetse n'umwana, ukabona ko rwose ari famiye yishimye. Agafilime kacu nta tugasoreje. Ciao ciao.